Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Nshuti bakunzi ba God's Kingdom TV, tunejwe no kongera kugaruka muri uyu mwanya kugira ngo dufatanye kwiga ibyanditswe, ariko by'umwihariko tureba zimwe mu nyigisho z'ibinyoma zigishwa n'abigisha batandukanye. Muri iki gihe twakunze kwibanda ku nyigisho zigishwa n'abamenyi ba Islam. Impamvu twakunze kuba arizo tugarukaho ni ukubera ko naje gusanga ndimo nsoma Korani, ndimo nsoma Suna, nsoma tafsiri, naje gusanga hari ibintu byinshi abayisilamu bibwira ko bazi ariko batazi. Nk'ubu ni bake bazi ko Isilamu yemera ko ushobora gucuruza indaya, ko ushobora gukora uburaya. Ni bake bazi ko Isilamu yemera ko ushobora gushaka umugabo, yemererwa gushaka umugore w'igihe gitoya, babana igihe gitoya, akamwishyura amafaranga. Mu ibyo dusanzwe tuzi ko twebwe wari ukwishyura indaya, ariko bigahita byitwa ko ari inkwano. Ibyo ni contract bita muta. Ibyo ngira ngo abayisilamu babizi ni bakeya. Hari ibintu byinshi biri controversial naje gusanga mu nyandiko za Isilamu bituma wibaza mu by'ukuri niba Isilamu yaba ari idini iva ku Mana. Hanyuma ikindi ni uko twaje gusanga ko Yesu yavuze yuko hazaza antikristo. Hanyuma Yohana avuga ko antikristo nta wundi uretse uhakana ko Yesu, uhakana data wa twese n'umwana we ari we Yesu Kristo. Kandi Isilamu ikaba ihakana ko Allah nyine ntabwo abyara, ntabyarwa. Ni ibintu bibiri. Ubwo yaba atari Imana y'Abakristo n'Abayahudi, cyangwa se niba ariyo, ubwo bivuze ko Isilamu yaba yagize gute, yarabihakanye. Nubwo Muhammad yaje avuga ko igitabo azanye aricyo Korani gishimangira ibyo Abakristo n'Abayahudi bari basanganwe, ari byo Tora, Zaburi na Injili cyangwa se ubutumwa bwiza, ariko tukaba tubona ko bidahura. Muri make bari ikiganiro mu minsi yashize nakozeho cyavugaga ku iyobera ritagatifu rya Isilamu, aho mu by'ukuri ubona ko Muhammad yavuze ko igitabo azanye gishimangira cyangwa se cyemeza ukuri kw'ibikubiye muri Bibiliya, ariko twajya kureba muri Bibiliya tugasanga ibirimo bitandukanye n'ibya Korani. Inyigisho Bibiliya yigisha zitandukanye n'iza Korani. Hanyuma twakwibaza gutyo tukavuga ngo kubera iki bwo bihita bituma Isilamu iba ikinyoma. Ariko nanone twanasanga nuko abigisha bo muri Isilamu bavuga yuko Bibiliya yahinduwe igashyirwamo ibindi bintu. Nabyo tukaza gusanga n'ubundi kuba Allah yarakonfaminze, yarashimangiye igitabo cyabaye corrupted, cyahinduwe, bivuze ko Allah ni umunyabinyoma. Isilamu n'ubundi igakomeza kuba muri icyo kinyoma. Nabyo ubwabyo ugasanga atari byo, uretse ko n'ibyo ngibyo ni kimwe mu binyoma. Ubundi abanditsi ba Isilamu bakunda kubeshya, kubera yuko aravuze ko amagambo ye adashobora kugira gute, adashobora guhinduka. No one can change the words of Allah. Ni amagambo dusanga muri Korani. Niba rero Allah yarakoze declaration akavuga ko ntawe ushobora guhindura amagambo ye, abayisilamu bavuga ko Tora cyari igitabo cya Allah, Zaburi cyari igitabo cya Allah, Injili cyari igitabo cya Allah. Hanyuma yahindutse, ayo magambo yaje guhinduka ate? Ninde wayahinduye? Ibyo murumva yuko cyaba ari ikinyoma.
murabona ko hano muri sura ya cumi aya ya 64 baravuga ngo for them are glad tidings in the life of the present world, between brackets, it means a righteous dream seen by the person himself or shown to others, and in the hereafter no change can be there in the words of Allah. Bivuze ko nta amagambo ya Allah adashobora kugira gute guhindurwa. Ubwo se niba Tora yari cyari igitabo cya Allah, Injili kikaba igitabo cya Allah, Zaburi kikaba igitabo cya Allah, yaje guhindurwa ate? Iyi principe murahita mubibona ko igize gute iraba yarapfuye. Ubwo bivuze ngo Allah hano azaba yarafeirinze. Dushobora no gufata mwihangane ko nari ngiye kure gato ya mikrofone. Hano murabona ko tugiye no muri sura ya 48 aya 18 baravuga ngo those who lagged behind will say when you set forth to take the spoils, allow us to follow you. They want to change Allah's words, say you shall not follow us, thus Allah has said beforehand. Then they will say, now you envy us, nay, but they understand not except a little. Aha, Allah yavuze ko nta wahindura amagambo ye, ariko nabwo nkuko nabibabwiye nk'aha murabona ngo they change the words from their places. They say if you are given this, take it. Aha, uyu ni Allah, sinzi niba ari amagambo ye. So iyi yaba yivuguruza, kandi Allah ubwe yavuze ko, reka mbanze nshake uyu murongo mu kinyarwanda kugira ngo abumva ikinyarwanda nabo bazabashe kubyumva. Tubonye ko ni sura, aha dufite sura ya 10 aya ya 64, sura ya 10 aya ya 64, tugiye kuyishaka. Connection nubwo idutinzaho gato mu entretemps, reka mbe nshaka n'andi magambo, ariko ndabona bayiduhaye, ndabona hano bayiduhaye. Sorry, reka ngaruke hino. Koso ririhuta. Okay, nanone birenzeho gutya ni sawa. Murabona ko sura ya 10 aya ya 64 haravuga ngo bazahabwa inkuru nziza mu buzima bwo ku isi n'ubwo kumeruka. Amagambo ya Allah ntabwo ajya ahinduka. Allah avuga ko Tora, Zaburi, Injili ari ibitabo bye birimwe amagambo ye. Sege aravuga ko aya magambo yahindutse. Yahinduwe nande? Ahangaha bivuze ngo Allah yarafeirinze niba yarakoze iyi declaration ko amagambo yadashobora guhinduka, sibyo? Ibi niba uri umuntu rwose uvugisha ukuri, ukwiriye kubona ko icyo ngicyo ari ikinyoma kiri aho ngaho. Ntawe ushobora guhindura amagambo yande ya Allah. Navugaga ko hano Allah yavugaga ko hari abagerageje guhindura amagambo ye. Hano akavuga yuko bagerageje kuyahindura, avuze ko adashobora guhindurwa. Bivuze ngo iyi ni contradiction, kandi Korani kondisiyo ya mbere yihaye Allah yihaye nuko yavuze yuko nta muntu ushobora guhindura. Ni igitabo cya Korani ikigaragaza ko ngo ari icyavuye kuri Allah, nuko udashobora kubonamo contradictions. Contradictions, nta kwivuguruza ngo kubaho muri Korani. Murabona ko iyi aya ya 42 muri sura ya 4 haravuga ngo do they not then consider the Quran carefully? Had it been from other than Allah, they would surely have found therein much contradictions. Hanyuma hano aya ya 48 sura ya 11 iravuga ngo he said, oh my people, tell me if I have clear evidence from my Lord, and he has given me a good sustenance from himself, shall I corrupt it by mixing with the unlawfully and the money? I wish not, in contradiction to you. Aha ho ndumva atari byo barimo bavuga.
reka tuze kureba kuri iyi aya ya 82, aya ya 82 muri sura ya 4, aya ya 82, 88, sibyo ra 82. Hanyuma nidukora sace tugashyira mu kinyarwanda, murabona ko iyo aya iravuga ngo ese ntibatekereza kuri korowani, iyo iza kuba yaraturutse ku wundi utari Allah, rwose bari kuyisangamo ukwivuguruza kwinshi. By the way, kubera iki korowani ivuga ngo ukwivuguruza kwinshi? Kubaye kumwe ko ntabwo cyaba ari ikibazo. Kubera icyo Allah ashyiraho iyi condition, ukwivuguruza kwinshi. Ariko tuzabibona, hari verise nyinshi zo muri korowani unarebamo na verise y'ubwayo ugasanga irivuguruza. Ariko uyu mwanya ntabwo, reka ibintu nzabigarukeho ubutaha. Reka ngaruke ku kintu twumve sege gatoya ibyo atubwira noneho uyu munsi. Ni byiza ko twumva indirimbo z'urukerereza, kuko iyo uteze amatwi inyigisho z'aba bigisha abayisilamu wumva rwose baba basa n'abakina komedi. Wagira ngo baba bashaka gusetsa abantu no gutebya gusa, nuko bikagenderaho ubwenge bigasa naho abantu tubwibagiwe. Reka tumwumve. muri korani ni amagambo y'Imana gusa, kugira ngo hari umurongo urimo muri Bibiliya ahantu Pawulo Wowe uduteze amatwi ndagira ngo wumve iki kintu. Sege avuze ko muri korowani ari amagambo y'Imana gusa. Ndagira ngo tuze kureba, nari mbabwiye yuko abigisha abayisilamu bavuga ibintu nyine ukagira ngo ni urukerereza rurimo, cyangwa se ni Gen Z yatangiye igitaramo. Reka nkoreshe aya magambo. Ngiye gufata sura ya mbere, nayivuzeho mu kiganiro gishize, ariko ndagira ngo nongere nyigarukeho. Aha murabona ko itangira ivuga ngo ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Uyu ni Allah urimo kuvuga, kuko Sege avuga ko muri korowani nta magambo y'abantu arimo, ari amagambo ya Allah gusa. Aha nibyo amajije kutubwira. Amajije kutubwira ko muri korowani nta magambo y'abantu abamo. Reka nongere ngasubizemo mukumve neza. Bibiliya arimo amagambo y'Imana gusa, arakubesha. Tandis que muri Nsubize inyuma gato gusa aho yavuga kuri korowani, kuri Bibiliya niho yavugagaho. Nsubije inyuma. Bibiliya vuga ko muri Bibiliya arimo amagambo y'Imana gusa, arakubesha. Tandis que muri korani ni amagambo y'Imana gusa, kugira ngo hari Reka mvuge kuri iki. Bibiliya irimo amateka y'abantu ku giti cyabo. Ntabwo kuvuga ko ari ijambo ry'Imana, ni content irimo. Ntabwo icyo tuvuga nuko wari ukuvuga ko buri jambo ryose ririmo ari Imana yari pronounceje. Oya, ntabwo ari cyo. Sicyo bivuze. Ahubwo harimo amateka y'ukuremwa kw'isi, hakabamo amateka y'imibereho y'Abisirayeli. Ari nayo mpamvu harimo n'amategeko abareba ubwabo, atareba abandi bantu bose. Ayo wayareba, tuvuge nk'igihe bashakaga kuvuma umuntu, ngo bahagararaga ku musozi umwe bakoresha bavuma, n'undi bahagararaho, ngira ngo witwa Gerizimu, bakawuhagararaho batanga umugisha. Ibyo uwabishaka muri Bibiliya yabibona. Dushatsemo ijambo yenda ryitwa Gerizimu, hari imisozi ibiri bahagararagaho iyo babaga bagiye gutanga umugisha. Aha murabona Gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 29 haravuga ngo kandi Uwiteka Imana yanyu nimara kukujyana mu gihugu ujyanwamo no guhindura, uzavugire uwo mugisha ku musozi wa Gerizimu, n'umuvumo uzawuvugire ku musozi wa Ebali. Rero Bibiliya irimo amagambo ajyanye yavuzwe n'Imana, hakabamo amagambo y'amateka y'ubwoko bw'Imana ari mu bwoko bw'Abisirayeli, hakabamo amateka y'abantu ku giti cyabo, ari nayo amwe ayo tubonamo a Yesu Kristo, avuga iby'ubuzima bwe, uko yabayeho, uko yapfuye, n'uko yaje kuzuka, ndetse hakavugwa n'icyamuzanye. Hakabamo amagambo y'ubuhanuzi, aho Imana yagiye abwira abantu ibizaba, ikababwira kare,
kandi muri ibyo ngibyo ubuhanuzi bwabayemo ni uko nubwo banyuraga mu bihe bigoye, nubwo isi yagiye inyura mu bihe bigoye, ariko ibyiringiro bihari, inkuru nziza ihari, ariko ku iherezo hazaboneka umucunguzi ucungura inyokomuntu. Rero ari nacyo cyaje kuvuga ngo inkuru y'ubutumwa bwiza. Ayo magambo dushobora kuyagira ntatinzeho gatoya, reka mwihangane ngarukeho gatoya. Murabona ko mu gitabo cy'abacamanza igice cya 9 umurongo wa 7 havuga uburyo uwitwa Yotamu yagiye agahagarara kuri uyu musozi wa Gerizimu ngo akomera n'ijwi rirenga ahamagara bene wabo, n'igihe bari bamajije kwica abo mu muryango wa Zerubabeli cyangwa se ari we Gidiyoni. Rero uyu musozi ni umusozi wahabaga, ariko by'umwihariko ntabwo ari ukuvuga ko warebaga abandi bose, ahubwo ni amategeko, ni ibintu Imana yari yarageneye ubwoko bwa Isirayeli. Rero igitabo cya Bibiliya kirimo amateka y'abantu ku giti cyabo. Ubwoko bwa Isirayeli nk'ubwoko bwagombaga gukomokwamo n'umucunguzi, ni amateka yabo ku giti cyabo. Ayo mateka arimo hakazamo amateka y'ubuhanuzi, hakazamo nako ibitabo by'abahanuzi ba Daniyeli, ba Yesaya, ba Ezekiyeli, ba Yeremiya, ba Hagayi, ba Zekariya n'abandi batandukanye, ba Malaki, benshi cyane barimo. Hanyuma ikindi twaje kubonamo ni uko harimo n'inzandiko zagiye zandikwa n'abantu n'abigishwa ba Yesu, aribo ba Pawulo, ba Petero, ba Yuda, gukomeza abitwa na ziriya nzandiko z'Abaheburayo. Ibyo ndumva nabyo ntabwo ngiye kubitindamo. Hanyuma Sege akoze commitment ko muri Korani nta magambo, harimo amagambo ngo ya Allah yonyine gusa, nta magambo y'abantu arimo. Tugiye kubigenzura rero. umurongo urimo muri Bibiliya ahantu Pawulo yigeze kujya ndumva narangije kubishyiramo. Ndagira ngo ngaruke kuri iyi sura ya mbere, aho Allah avuga ngo ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Ni Allah urimo kuvuga, akongera akavuga ngo ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Aya ya kabiri akavuga ngo ishimwe n'ikuzo byose bikwiye Allah, nyagasani w'ibiremwa byose. Allah niba ari urimo kuvuga hano, kuki avuga nk'aho arimo avuga wundi utari we? Nyirimpuhwe nyirimbabazi. Arakomeje, umwami w'ikirenga wo ku munsi w'imperuka. Aya ya gatanu ikavuga ngo ni wowe dusenga kandi ni wowe wenyine twambaza. Iyi ni Korani ndimo gusoma. Arimo arasengana, tuyobore inzira igororotse. Uyu ni Allah urimo kuvuga. Urabona ibi ngibi ari ukuri? Reka ibi ngibi nze kuba nihanganye. Ubushize nababwiye ko uyu munsi birasa naho turi buze kureba iby'urukerereza rw'abigisha Abayisilamu, kubera yuko uba usanga ari udukomedi bakora gusa. Twigeze kubona inkuru y'uwitwa Suleyimani. Reka nyigemo. Murabona ko ni muri sura ya 27. Reka tujyemo sura ya 27. 27, nidushaka yenda dushobora guhera kuri verse hano batweretse ya 18. Reka yenda duhere kuri verse ya 10. Reka mbere ku ya 14 dusome naho twirebere. Uyu munsi turareba urukerereza rwose rwa amagambo y'urukerereza y'abigisha ba Korani. Reka nkore nigizeho gatoya. Hano ndumva ari sawa. Tugiye guhera kuri aya ya 14. Iravuga ngo nuko barabihinyura bidakwiye ndetse baranibona, nyamara imitima yabo ibihamya ko ari ukuri. Ibi nibyongerwamo kugira ngo Korani igire igisobanuro. Ngaho reba uko iherezo ry'abangizi ryagenze, kandi rwose twahaye ubumenyi Dawudi na Suleyimani, maze bombi baravuga bati ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah. Ibi ngibi ni ndabivuze, ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah, we waturishije benshi mu bagaragu be babemera. Ibi byavuzwe na ba
Suleyimani we na Dawidi. Ese uyu ni umurongo wavuzwe na Ara ubwe? Oya, ahubwo ni Dawidi wagiraga gute? Warimo asenga. Hanyuma ngo kandi Suleyimani yazunguye ubuhanuzi, ubumenyi n'ubwami bwa Dawudi, nuko aravuga ati, yemwe bantu, twigishijwe kumva imvugo z'inyoni kandi duhabwa buri kintu mu by'ukuri. Izi ni ingabire zigaragara ziturutse kwa Allah. Nuko Suleyimani akoranyirizwa ingabo ze zo mu magini no mu bantu ndetse no mu nyoni, maze zishyirwa mu masibo. Izi kubera iki izi ngabo ze zigomba kuba zirimo inyoni, zirimo amagini ni amashitani, n'abantu. Ubwo arazikoranyijwe ngo zijya mu kibaya, ngo kugeza ubwo bageraga mu kibaya cy'inshishi. Ikibaya cy'inshishi ngiki hano murabibona. Rumwe mu nshishi ruravuga ruti, mwanshishi mwe nimwinjire mu buturo bwanyu, Suleyimani n'ingabo ze batabasyonyora batabizi. Aha, aya magambo murayabona, ni amagambo yavuzwe n'iki? N'urushishi. Aya magambo ze ni aya Allah. Allah niwe urimo kuvuga hano. Allah ni rushishi. Ubwo dukoresheje uburyo nk'ubwo Sega yakoresheje. Mwanshishi mwe nimwinjire mu buturo bwanyu, Suleyimani n'ingabo ze batabasyonyora. Dukomeze. Biragaragara ko aya magambo ntabwo ari aya Allah yavugaga. Nuko Suleyimani aramwenyura. Ahangaha sinzi niba Allah ari urimo kuvuga iyi nkuru, ariwe kabara nkuru hano. Nuko Suleyimani aramwenyura, asetswa n'iryo jambo ryarwo, maze aravuga ati, nyagasani wanjye, nyagasani wanjye, nshoboza gushimira inema zawe wampundagajeho njye n'ababyeyi banjye, unanshoboze gukora ibitunganye wishimira, kandi unanyinjize mu bagaragu bawe beza kubw'impuhwe zawe. Aha nabwo murabibona. Hanyuma iki kibaya cy'inshishi, iki kiganiro cyabayemo hano, aya magambo ni aya Allah? Wapi? Aha ninde? Ni Suleyimani urimo kuvuga. Aya ni amagambo y'umuntu, ntabwo ari amagambo ya Allah. Nuko agenzura inyoni, maze aravuga ati, ko ntabona samusure. Murabona ko samusure nayo ni insiramu. Inyoni yitwa samusure, ngo ko ntabona samusure cyangwa iri mu zidahari. Ubwo bivuze ko ntabwo samusure yari yitabiriye iyi parede y'ingabo z'abantu, y'amagini n'inyoni. Mu by'ukuri ndayihanisha igihano gikaze cyangwa nyibage, keretse ninzanira impamvu zumvikana. Aha murabibona ko aya magambo ni Suleyimani urimo kuvuga. Aya se ni aya Allah? Nuko bidatinze samusure iraza, maze iravuga iti, namenye ibyo utamenye, kandi nje nturutse Isheba muri Yemeni, nkuzaniye inkuru y'impamo. Samusure murabona ko aya ni amagambo y'ubwayo yivugira. Uyu si Allah. Aya yose ni amagambo turimo kubona yavuzwe. Amwe yavuzwe n'inyoni yitwa samusure, andi yavuzwe n'inshishi, andi yavurwa na Suleyimani. Urumva ko muri Bibiliya ho hari ay'abantu n'Imana gusa uko Sega bivuga, ariko hano harimo ay'abantu, hakabamo ay'inshishi, hakabamo ay'inyoni, hakabamo, mbese urumva ko ni agatogo kuzuye. Mu by'ukuri nasanze umugore witwa Balikisi ari we ubategeka. Uyu nguyu ngira ngo iyo urebye mu bisobanuro bitangwa ni umwamikazi w'Isheba, kandi yahawe buri kintu, ndetse afite n'intebe y'ubwami ihambaye. Uyu nguyu ntabwo ari Allah urimo kuvuga, ahubwo ninde? Ni samusure irimo kuvuga. Hanyuma dukomeze tuze kureba iyi mbyino y'urukerereza, cyangwa se inkuru hafi za Bakame. Ntabwo nshidikanya ko iyo biza kuba Muhammad yari azi inkuru za Bakame, zari bugaragare muri Korowani. Bagasobanura uburyo rwose ari igitangaza cya Allah kuba ipapayi yarahanutse, Bakame ikirukanka, izindi nyamaswa zose zikaza zikurikiye. Izi nkuru nazo urimo gusoma izi, ndibwira ko ubona bidatandukanye. This is a cartoon. Nasanze we n'abantu be bubamira izuba mu cyimbo cya Allah, kandi shitani yabakundishije ibikorwa byabo, inabakumira kugana inzira igororotse. Ahangaha murabona ko nasanze we n'abantu be bubamira izuba mu cyimbo cya Allah. Shitani ngo yabakundishije. Uyu ni samusure ukomeje kuvugana amagambo yande ya samusure, ntabwo ari amagambo ya Allah, kuko iki ni ikiganiro kiri hagati ya Suleyimani n'inyoni yitwa samusure. Shitani yabakumiriye kugana inzira ya Allah kugira ngo
batubamira Allah we ushyira ahagaragara ibyihishe mu birere no mu isi, ndetse azi ibyo bamuhisha n'ibyo mugaragaza. Ah, hano murabona ko Samusuri irakomeje aravuga ngo Allah nta yindi mana ibaho ikwiye gusengwa by'ukuri itari we, nyagasani wa arshi ihambaye. Aha murabona ko Samusure arimo aravuga ko nta yindi, aravuga hanavuze shahada, nta yindi mana ibaho ikwiye gusengwa mu by'ukuri ari we. Muri make Samusure, inyoni yitwa Samusure nayo ni ni nyisilamu, ni umusilamu. Okay. Suleyimani aravuga ati turareba niba uvugisha ukuri cyangwa niba uri umwe mu banyabinyoma. Murabibona, aya ni amagambo ya Suleyimani, hano ntaho Allah avuga. Hanyuma jyana uru rwandiko rwanjye urubanagire, nurangiza ubibete maze urebe icyo basubiza. Uyu ni Suleyimani uhaye misiyo Samusure. Hanyuma Samusure irarujyana irarunaga, umwamikazi w'Isheba aravuga ati yemwe banyacyubahiro, mu by'ukuri nazaniwe urwandiko rwubahitse. Murabona ko aya magambo ni umwamikazi w'Isheba urimo kuvuga, ntabwo ari Allah urimo kuvuga. Mu by'ukuri rwaturutse kwa Suleyimani, kandi rwose ruragira ruti ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Uyu ni ninde? Ni amagambo y'umwamikazi w'Isheba. Hanyuma hano arakomeza ngo ntimuyiboneho, ahubwo musange mwicishije bugufi. Uyu ni ninde urimo kuvuga? Umwamikazi arongera aravuga ati yemwe banyacyubahiro. Murabona ko n'ubundi ni umwamikazi ukomeje kuvuga. Yemwe banyacyubahiro, nimungire inama muri iki kibazo. Ntabwo nari gufata umwanzuro mudahari ngo mungire inama. Hanyuma baramusubiza bati twebwe turi abanyembaraga kandi turi inkazi ku rugamba, itegeko ni iryawe, bityo reba icyo utegeka. Aba ni abarimo basubiza umwamikazi w'Isheba. Umwamikazi aravuga ati mu by'ukuri iyo abami binjiye mu mudugudu, igihugu barawangiza ndetse bagasuzuguza abanyacyubahiro bawo, uko niko bakora. Hanyuma twihuse, aha murabona ko avuga ngo ahubwo ngiye kuboherereza impano maze ndebe icyo abo nohereje bagarukana. Murakomeza. Nuko ubwo uhagarariye intumwa zitwaye impano yageraga kwa Suleyimani yaramubwiye ati ese murashaka kumfashisha umutungo wanyu, kandi ibyo Allah yampaye ari byo byiza kurusha ibyo yabahaye? Ahubwo nimwe mwishimira impano muhawe. Aha ni aya magambo y'abantu, ngira ngo kugira ngo tubonemo aya Allah biragoye. Suleyimani nguyu akomeje aravuga ngo subirayo rwose, tuzabohereza ingabo badashobora guhangana nazo, kandi rwose igihugu cyabo tuzakibasohoramo baciye bugufi kandi basuzuguritse. Suleyimani arongera aravuga ati yemwe byegera, ninde muri mwe wanzanira intebe ye hano mu dukubo, ni y'umwamikazi y'ubwami, mbere y'uko baza bansanga baciye bugufi. Kabuhariwe mu magini aravuga ati nge, mu cyongereza bakoresha ijambo ifrit. Iyi kabuhariwe mu magini yitwa ifrit mu cyongereza, ngiri hano the strong one from jinn. Kabuhariwe mu magini aravuga ati nge ndayikuzanira mbere y'uko uhaguruka mu cyicaro cyawe, kandi rwose kuri ibyo ndi umunyembaraga w'umwizerwa. Aha turabona ko kabuhariwe mu magini yagize gute, yavuze ko nawe afite ibyo yavuze. Aya ni amagambo ya Allah wapi? Umwe mu bahawe ubumenyi bw'igitabo aravuga ati nge ndayikuzanira mbere y'uko uhumbya, nuko ahita yizana. Nuko Suleyimani ayibonye iteye imbere ye aravuga ati ibi ni kubw'ingabire za nyagasani. Aya nayo murabona ko ni amagambo ya Suleyimani, ntabwo ari ntabwo ari amagambo ya Allah. Suleyimani aravuga ati ni muyoberanye intebe ye y'ubwami, kugira ngo turebe niba ari buyimenye cyangwa se ari buyiyoberwe nk'abandi. Aha rero ngira ngo turebye izi chapters zonyine, murabona ko Korani yuzuyemo amagambo y'abantu, amagambo y'inyoni, amagambo y'amagini, hanyuma n'amagambo. Ubundi bwoko twabonyemo ni ubuhe? Samusure mwabonye ko afitemo amagambo ye. Umwami w'Isheba mwabonye ko afite igini rikomeye cyane ryitwa ifriti, naryo rifitemo amagambo yaryo. Murumva ko rero ko Korani ahubwo yuzuyemo amagambo
atari aya Allah, bityo Sege akaba yatubeshye ko Korani yuzuyemo amagambo ya Allah. Mukomeze kugira ibihe byiza, mbashimiye ko mukomeje kubana natwe. Impamvu y'ibi ni ukugira ngo twige tumenye ukuri kutubature, niko Yesu yavuze ngo kandi umwana natubature tuzaba tubatuwe by'ukuri. Ufite inshingano zo gukoresha ubwenge Imana yaguhaye kugira ngo urusheho kwimenya no kuyisobanukirwa. Yesu ni muzima, aracyakora, aracyakiza, aracyabohora, aracyazura abarwayi. Iyo tumubwiye, iyo tumwiyambaje, yumva gusenga kwacu, aradukunda. Iyo tuvugisha aravuga ngo bana banjye muze munyigireho kuko ndi umugwaneza, noroheje mu mutima, kandi ngo no kunkorera ntabwo kugireguze gute, ntabwo kuruhije. Aradukunda, aragukunda. Uteze iki kiganiro yatanze ubugingo bwe kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Umwizera afite ubugingo buhoraho, utamwizera nta bugingo buhoraho afite, niko Yohana yanditse. Nsoza rero ndagusaba wowe wakurikiye iki kiganiro ukomeze gusangiza ubutumwa bwiza, ubutumwa bukubiye muri ibi biganiro abandi. Intego nuko dusenga kugira ngo igihugu cyacu kizemo ububyutse, kandi ko Imana yakomeje kuvuga izabikora. Mu kubikora rero, ubu buryo bumwe ni uburyo bw'ivugabutumwa jyewe Imana yanyoboyemo kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza no kuba Isilamu ndetse no kuba Kristo. Tubivugutse ko ari inshingano zacu gusoma ibyanditswe kugira ngo twirinde kugira gute kuyobywa n'abigisha b'abanyabinyoma. Imana ikomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubitaho. Kande like, kande share, ukande ushyireho komanteri, ko utange ibitekerezo byawe kugira ngo bidufashe kurushaho kunoza ibiganiro byacu. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane, naho ubutaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.